Urwandiko rwa Yakobo. Umva, hari ba Yakobo benshi mu isezerano rishya. Babiri muri bo bari mu itsinda rya bugufi ry'abigishwa ba Yesu 12, ariko urwandiko rwanditswe na Yakobo wari mwene nyina wa Yesu. Inkuru y'uyu Yakobo tuyisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa no mu nzandiko za Pawulo. Nyuma y'aho Petero aviriye i Yerusalemu agiye gushinga amatorero mashya, Yakobo mwene nyina wa Yesu yazamutse ku rwego rwo kuba umuyobozi mu itorero rikuru ry'i Yerusalemu. Ryari rigizwe ahanini n'abayuda bemera Mesiya cyangwa abakirisitu. Uyu niwo wari umuryango wa mbere w'abakirisitu, kandi tuzi ko wanyuze mu bihe bikomeye mu gihe cy'imyaka 20 Yakobo yarababereye umuyobozi. Habayeho inzara yatumye muri ako karere haba ubukene bukabije, kandi abo bayuda bizera Mesiya batotezwa n'abakuru b'abayuda b'i Yerusalemu. Ariko muri ibyo byose Yakobo yarazwi nk'inkingi y'iri torero ry'i Yerusalemu. Yarazwi kandi nk'umuntu uharanira amahoro wayoboranaga ubwenge n'ubutwari kugeza yishwe mu buryo bubabaje. Kandi muri iki gitabo dufite umurage w'inyigisho ya Yakobo n'ubwenge bwegeranyijwe mu rwandiko ruto kandi rukomeye cyane. Iki gitabo gitangira nk'urwandiko atashya abayuda bose bemera Mesiya bari batuye hanze y'igihugu cya Isiraheli. Nyamara urwundi rwumvikana nka rumwe mu za Pawulo, aho baba bavuga ku bibazo byihariye by'itorero rimwe ry'ahantu. Ahubwo iki gitabo ni incamake y'inama zirangwa n'ubwenge za Yakobo kubw'umuryango wari wo wose w'abayoboka Yesu. Kandi intego ya Yakobo ntabwo ari iyo kwigisha ubumenyi bushya bwa teoloji, ahubwo arashaka kwinjira mu buzima bwawe no kuguhitura n'uburyo ubayeho. Ubwenge bwa Yakobo bukomora cyane cyane ahantu habiri. Ahambere ni inyigisho za Yesu zerekeye ubuzima bwo mu bwami bw'Imana, by'umwihariko ikibwirizwa cyo ku musozi akomozaho kenshi kandi akanakifashisha muri iki gitabo. Icya kabiri cy'ingenzi kimufasha ni igitabo cy'ubwenge cyo muri Bibiliya cy'imigani, by'umwihariko imivugo iri mu migani 1 kugeza ku 9. Yakobo bidashidikanywa yakuranye na Yesu n'igitabo cy'imigani, kubw'ibyo inyigisho z'ubwe zumvikana zivuga nkabyo. Ziriho ikimenyetso cy'imvugo n'ibigereranyo byo muri byo. Iki gitabo kigizwe n'ibiganiro bigufi byuje ubwenge bikangura byuzuye ibigereranyo byo mu mirongo migufi yoroshye gufata mu mutwe. Kandi mu by'ukuri Yakobo ahamagarira umuryango w'abemera Yesu kuba abanyabwenge koko kubwo kubaho uburyo Yesu yasobanuye amategeko ya Mose mu ncamake. Gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Igice cy'ingenzi cy'iki gitabo kigizwe n'umutwe wa 2 kugeza mu wa 5, kirimo inyigisho ngufi 12 zihamagarira abantu b'Imana kwiyegurira inzira ya Yesu n'umutima wabo wose. Kandi byose ibikurikirana igitekerezo kimwe cy'ingenzi mu buryo burambuye. Buri cyigisho kiri ukwacyo kandi kigasozanya ijambo ryo kwibuka rigufi. Ariko izi nyigisho zose zigenda zihuzwa n'amagambo y'insanganyamatsiko by'ingenzi byisubiramo. Ni byiza pe. Mu ntangiriro z'igice cy'ingenzi cy'iki gitabo hari inyigisho z'uburyo bubiri. Iya mbere ijyanye no gutonesha n'urukundo. Yakobo yerekana uburyo dukunze gutonesha abantu bashobora kutugirira akamaro, ariko ntitwite ku bantu hatagira icyo batumarira, akenshi kubera ko bakennye. Yakobo avuga ko ibi bihabanye n'urukundo nk'uko Yesu yarusobanuye. Akomeza yerekana icyo kwizera nyako gukora n'icyo kudasa nacyo. Nuko rero niba hari uvuga ko yizera Imana ariko akirengagiza abatishoboye n'abakene, Yakobo avuga ko ukwizera k'uwo muntu kuba gupfuye. Ibikorwa byabo bigaragaza ibyo bavuga ko bizera, kandi kwizera kutaryarya iteka kubashisha ugufite kumvira inyigisho za Yesu. Hanyuma mu gice cy'ingenzi cy'iki gitabo cyose dusangamo ahantu hatatu aho Yakobo yagura inyigisho za Yesu ubwe kubyerekeye amagambo yacu. N'akanwa kamwe tubwira abantu ibibabaza, hanyuma tukajya kugahimbarisha Imana. Uko ni ukuvangirwa rwose. Ubundi kandi dukira abantu imanza twarangiza tukabaca inyuma tukabavuga nabi. Twese nanone dukunze kugoreka ukuri kubw'inyungu zacu bwite. Uburyo tuvuga abantu bufungura idirishya rijya ku mitima yacu n'indangagaciro zacu z'ingenzi. Amagambo yacu yerekana ukuri ku mico yacu. Yakobo yizera kandi ko umuryango w'ubwami bw'Imana, nk'uko Yesu yabyigishije, ko ari ahantu ibyiciro bishingiye ku mitungo abantu bafite n'ibyubahiro byihariye by'abantu bisenywa. Abanza kuburira abantu ku byerekeranye n'ubwibone ubutunzi bushobora kubatera bibwira ko buzahoraho iteka. Aravuga ati, oya, ubutunzi bwanyu umunsi umwe buzabora hamwe. Ku rundi ruhande, abantu b'Imana bagomba kubaho bihangana baniringira ko Yesu azagaruka gutunganya ibintu byose, kandi ibyo byagombye gushishikariza imibereho yo gusenga na kwizera. Nuko rero iki gice cy'igitabo, izi nyigisho zose zifite imbaraga z'igitangaza, kandi hari byinshi birenze umwanya dufite kuri iyi video. Ariko birakwiye uzisome zose kandi witonze. Nuko umutwe w'ijambo ry'ibanze washyizwe ahabanziriza izi nyigisho z'ubwenge 12. Ni akagezi k'inyigisho z'ubwenge gatemba n'uturongo tugufi, kandi tugenewe kumvikanisha mu ncamake ibitekerezo by'ingenzi by'igitabo cyose. Mu by'ukuri uyu mutwe uzakwereka amagambo n'insanganyamatsiko by'ingenzi uzahura nabyo uhereye mu mutwe wa 2 kugeza mu wa 5. Yakobo atangira avuga ko ashingiye ku nararibonye rye azi ko ubuzima bugoye. Ahubwo yaje kwicwa azize imyizerere hadashize igihe kinini yanditse uru rwandiko. Ariko yizera ko ibigeragezo n'ingorane by'ubuzima
mu by'ukuri ari impano tutaba dushaka zishobora kubyara kwihangana no guhinduka kw'imico yacu. Imana ishobora gukora umurimo utangaje muri twe mu gihe turi mu mubabaro, ikadufasha gutungana kandi twujuje ibidukwiye. Nuko rero iryo jambo gitunganye rwose ni ingenzi rwose kuri Yakobo. Arisubiramo inshuro 7 muri iki gitabo. Mu gihe urabona ikigiriki bya Bibiliya, iryo jambo risobanura kutagira inenge. Bishatse kuvuga kubaho ubuzima buri ku murongo, aho ibikorwa byawe bihora bihuje n'indangagaciro n'imyemerere wahawe biva kuri Yesu. Yakobo azi ko benshi muri twe mu by'ukuri tubayeho nk'abantu bangiritse no kudahuza gukomeye mu mico yacu. Twese tugira amafuti menshi arutayo tubasha kwemera. Ariko Imana iri muri misiyo yo gukiza abantu bangiritse, kubagira bazima, kandi ibyo bitangirana n'ubwenge, ubushobozi bwo kubona ingorane zanjye mu buryo bushya. Imana izahera ubwenge ubuntu abantu babusaba mu kwizera, badashidikanya imiterere y'imico y'Imana. Kandi iyo tumenye kudashobora n'intege nke byacu imbere y'Imana, duhatirwa guhitamo hagati yo guhangayika cyangwa kwizera. Kandi ubwenge nyakuri bivuze guhitamo kwizera ko Imana ari nziza, ntitaye ku ngorane zanjye. Nuko rero, niba ubukene ari bwo bugutera ibihe bigoye mu buzima, Yakobo ati, gerageza kubireba nk'impano iguhatira kwishingikiriza Imana yonyine. Ku rundi ruhande, ubutunzi burashira. Byose bizashira nk'uko uburabyo bwo ku gasozi buraba ku zuba ryo ku mpeshyi. Bityo, mu gihe twisanze turi mu bihe bigoye, ntukabishinje Imana. Ahubwo reka ingorane zanyu zibigisha ibyo Yesu yigishije ku byerekeye imiterere y'imico y'Imana. Ko Data agira ubuntu, ko hari kugira ngo adusange mu mubabaro wacu kandi ko ari uwo kwiringirwa. Iyi Mana niyo yatumye tuvuka ubwa kabiri ku bwa Yesu, kugira ngo duhinduke abantu bashya bashobora guhangana n'imibabaro yabo bishingikiriza Data gusa, nk'uko Yesu yabigenje. Kandi ubu muntu bushya ni ikintu tumenye igihe tutumvise ijambo ry'Imana gusa, ahubwo dukora ibyo rivuga. Aha, Yakobo yita ijambo ry'Imana ritunganye amategeko y'umudendezo. Icyo aganishaho aha ni itegeko rikomeye ryo mu mategeko ya Mose, nk'uko twayaherewe muri Yesu, ko yaduhaye umudendezo ngo dukunde Imana, dukunde na bagenzi bacu. Kandi Yakobo yerekana mu buryo bufatika uko urwo rukundo rumeze. Bivuze kuvugishanya abandi ubugwaneza n'urukundo, bivuze gufasha abakene, kandi bivuze kwiyegurira Imana yonyine n'umutima wose. Ubu noneho ushobora kubona uburyo uyu mutwe wa mbere ukubiyemo amagambo y'ingenzi n'ibitekerezo byimbitse, inyigisho 12 ziri mu mutwe wa 2 kugeza mu wa 5 zicukumbura. Yakobo yiyemeje kwiyumvisha mu bwenge bwa Yesu n'ubw'igitabo cy'imigani, kandi yaduhaye impano ikomeye muri iki gitabo cy'ubwenge bwe bwite. Iki ni igihangano cyiza cyakozwe ari impamba ku bashaka gukurikira Yesu. Ibyo bikaba ari byo bivugwa mu rwandiko rwa Yakobo.